ndagushimiye cyane, urakoze gukanda kuri ino video. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora gufata record wafashe kuri televiziyo cyangwa se record za decoder za PVR cyangwa se izindi video zose zimarika unsupported format. Ngiye kukwereka ukuntu ushobora kuzikomfata rero kugira ngo zirebe noneho muri telefone cyangwa se muri lecteur cyangwa se ahandi hantu. Ngiye kukwereka ukuntu ushobora kuzikomfata ukazikura muri PVR cyangwa se ukazikura mu yindi format zirimo cyangwa se zimwe za unsupported format. Ngiye kukwereka ukuntu ushobora kuzikomfata ukazishyira muri MP4. Ndagusabira gukora subscribe, ukore like ndetse na share, ubundi ukatwikomereza. Icyo uri bukore rero nta kindi, weho making ashobora ko ufite data cyangwa ko waguze megabyte, nurangiza uze hano muri Play Store, hano uri buze muri Play Store uhemeze. Numara kwemeza muri Play Store wagezemo, urasacinga application yitwa Zarchiva. Nurangiza uyisacinge, dore ni iyi ngiyi iraza imeze gutya. Numara kuyibona urakanda hano kuri open, akande. Numara kuyifungura ni gutya iraza imeze. Hanyuma wowe icyo uri bukore, uraza gushaka folder irimo record zawe wafashe kuri televiziyo cyangwa kuri decoder. Nurangiza uyifungure, dore iyanjye, dore iyi ngiyi PVR. Nurangiza uyemeze uyifungure. Mwayibonye ko video tugiye gukombata iri muri TV1, ya TV1 ariyo yimwe tugiye gukora. Nurangiza uyifungure, urayisangamo, dore iyi ngiyi. Numara kuyibona, dore iyi. Icyo uri bukore rero nta kindi, uraza uyikandeho umisheho. Numara kuyigumishaho, uramanuka ahantu handitse ngo email. Hano ukanda handitse email, hemeze. Numara kuhemeza, urabibona bijemo gutya. Icyo uri bukore, uraza hano hanyuma ushyiremo kano gakomera kweraguza. Nurangiza urasiba kano kadomo, usibe n'iyo ta na sa na va, urabisiba. Numara kubisiba, wandikemo akadomo MP4, nurangiza ukande OK. Ukimara gukanda OK, urabona ko yayisihindura ibara. Urabibona yayisihindura kureba, yisiba ubururu. Ubwo tayari gutya step ya mbere yo gukombata turayirangije. Gusa gutya ntabwo wayikina keretse uyikiniye muri VLC, niko yakina neza cyangwa muri indi application ibasha gufunga format zose. Hanyuma nurangiza ujye muri Play Store, nugeramo ujye muri search, usacinge application yitwa audio video factory, uyisacinge. Hanyuma iraza imeze gutya. Nurangiza ukore install, uyestaremo. Numara kuyestaramo, urakanda hano handitse ngo open. Urakanda hano handitse open, uyifungure. Ni gutya iraza imeze, ni gutya irafunguka imeze. Numara kwigeramo, tuza kwaka ino please iyi. Hanyuma uhemeze, uruze hano muri video from SD card. Hano video from SD card urahemeza naho. Nurangiza icyo uri bukore, urashaka ya folder ya PVR, urebemo record yawe iri wafashe. Twabonye ko iyacu ni TV1 ariyo yino. Icyo uri bukore, urayemezaho, urasanga muri yindi umaze kurineminga mu kanya ariyo yino. Nurangiza urayemezaho nayo, biraza bimeze gutya kuri ino page. Icyo uri bukore, urakanda hano handitse ngo convert. Hano urakanda. Numara kuhakanda, ikindi uri bukore, uraza hano naho urahemeza. Numara kuhemeza, uramanuka ushake foruma yitwa MP4 ariyo yino. Numara kuyibona, urayemeza, irahita yimarikamo hano. Hanyuma uramanuka nanone, uramanuka hano,
hano ukandemo, nurangiza ushyiremo 640 uyishyiremo, hanyuma hano uze ushyiremo 25 hano muri FPS, hano ugashyiramo 25. nurangiza icyo uri bukore nta kindi, uraza ukande kwa kavi kari mu mutuku, nurangiza urahemeza utangire ikomvatinge video yawe. Urategereza igihe gitoya, umwanya muto bitewe n'uburebure bwa video yawe, hanyuma nirangira urayiplayinga bisanzwe, ubundi uryoherwe n'amashusho. Murakoze cyane, ndabashimiye.